tubahaye ikaze bakunzi ba Diamond TV nk'ibisanzwe turongeye turagarutse umugoroba kugira ngo tubagezeho amakuru y'umunsi ku munsi ya Miss Rwanda 2022. Murabizi ko abakobwa 20 ubu bari muri bootcamp. Ushobora rero kugira amatsiko kibaza atari ku bundi muri bootcamp aba n'abakobwa babayeho gute. Ngira ngo rero nicyo kiganiro tujemo kugira tubasangize bumwe mu buzima aba n'abakobwa babayeho muri bootcamp, aho twabaye ko bari muri La Paris Nyamata mu Bugesera. Bootcamp rero akomeje, abakobwa 20 barayitabiriye. Ubu noneho rero bakaba baratangiye ubuzima. Uyu ni umunsi wa kabiri w'ubuzima bwo muri bootcamp. Navuga ngo batangiye kumenyera, ariko ushobora gukina kwibaza ngo abakobwa yo bari y'ubundi muri bootcamp bakora iki. Icyo twababwira nuko ahangaha iyi video mugiye kureba iragaragaza amwe mu mafoto y'ibikorwa bakora bitandukanye. Nkuko mubireba kuri screen zanyu murabona ko tubanjeho ifoto igaragaza witwa Miss Iradukunda Elisa ndetse n'umunyamakuru muzi kuri RBA bita Martina. Aba rero ni bamwe mu bantu babanye n'abakobwa muri bootcamp, barimo babafasha ngo bitegure nyine kugeza igihe bazaviramwo baza kuri finale tumenya uwegukanye ikamba. Murabareba abana b'abakobwa, mureba ko uwitwa Kelly afite mikoro mu biganza bye. Ahangaha bari mu biganiro bitandukanye, tubutse ko abakobwa baragenda bakabagabanya mu matsinda atandukanye, cyangwa se icyo navuga ni nk'umuryango muto utarengeje abantu 4. Uyu rero mubona ni itsinda ryitwa ngo ni Kubaha Imana Group. Ahangaha rero barimo baganira babazwa ibibazo n'abanyamakuru babiri tuvuze, no kuvuga Miss Iradukunda Elisa ndetse na Martina. Aha rero ibibazo babazwaga ni bande, ababazwaga ni bande. Uko mumureba ku ruhande umukobwa ubanza kwira foto yitwa ni Uwikuzo Marie Magnificat, hakaza Bahenda Amanda, hakaza Ruzindana Keria ndetse na Musirinda. No kuvuga iri tsinda rito ryitwa Kubaha Imana Group nibo bakobwa 4 barigize. Aha nyine baganiraga n'aba abanyamakuru, no kuvuga Martina ndetse na Miss Iradukunda Elisa, bababaza nyine ibibazo ari nabyo bimwe na bimwe bishingirwaho babaha amanota. Mubona ni Uwikuzo Marie Magnificat nkuko nabivugaga, ugaho yari afite mikoro arimo asubiza bimwe mu bibazo yabazwaga. Uwo mubona wundi ni Bahenda Amanda, nawe yari afite mikoro aho yarimwo nawe agerageza gusubiza bimwe mu bibazo yabazwaga. Tubitse ko ingu yigeze ajyana muri Miss Philippine. Undi ni Kelly ya Ruzindana Kelly, umukobwa watowe cyane. Aha nawe murareba ko akanyamuneza kari kose ubwo yasubizaga bimwe mu bibazo yabazwaga. Undi ni Musirinda muramuzi, ngira ngo hari na comedy cyangwa se film akinamo muramuzi. Uyu nawe yarimwo ahangaha asubiza mu bimwe mu bibazo. Mbibutse ko uyu mukobwa we ajemo bwa kabiri, nawe ni round ya kabiri agarutsemo. Hari abanyamakuru bababaza ibibazo bitandukanye, ibibazo bishingiye ku buzima bwabo ndetse n'ibibazo bishingiye ku kwisobanura nk'umwana w'umunyarwandakazi, kugira ngo bumve bamenye ese ni gute isobanura, ni gute asubiza ibibazo bitandukanye. Abakobwa rero bimwe mu bibazo babazwa, urugero nk'ikibazo cya mbere bose baheragaho no kwivuga, ukavuga your background. Ni nko kuvuga icyo twita ngo ni CV. Abize mu icyo bita CV, umwirondoro, ugata umwirondoro wawe kugira ngo abantu babashe kukumenya. Rero buri mukobwa hano yabazwaga ikibazo akisobanura, akavuga nyine amazina ye, ahaturuka, ibyo yize, ibyo akunda. Nuko byarangira ahangaha babazaga babiri, babazwaga mu Cyongereza, abandi 2 mu Kinyarwanda. Ariko mwibuke ko muri Miss Rwanda biterwa n'ururimi umukobwa yahisemo. Ikindi babazaga mu rugendo rwo kwitabira Miss Rwanda, rero kwitabira Miss Rwanda rwabo rwagenze gute, barutangiye gute, ni gute byabajemo kugira ngo bavuge ngo twitabire Miss Rwanda. Byaturutse buri mukobwa yina agasobanura, akavuga buryo ki aho yakuye icyo nakita ngo ni inspiration, cyangwa aho yakuye icyamusunitse cyane kugira ngo yitabire Miss Rwanda. Abakobwa rero bagasubiza, ariko bavugaga ko bamwe urugendo rwabagoye. Ati rwose twabonaga turi abakobwa benshi, tukabona abajaja amasura mashyashya tubonye, ati byabaga ari ibintu bigoye, atari ko Imana yadufashije turacana umucyo. Ikindi bavugaga nuko barimo bavugaga ati twari dufite ubwoba, ati kwitabira irushanwa nk'iri ntiba byoroshye, ariko twaritinyutse hamwe no gushima Imana turenga amajonjora y'ibanze ya mbere. No kuvuga rero
hari ibindi bibazo bazaga byumvaga biteye amatsiko, nk'urugero hari nk'ikibazo babaje babaza ngo ese uramutse iki ngiki bakibajije Linda bamubaje ati uramutse ugize amahirwe yo kujya hanze urumva ari he wasura cyane. Uyu mukobwa rero mu gatwenge gasekeje yaje kuvuga ati ngiye nahita njya ahantu bita Las Vegas. Niko Linda yavuze ati ngiye najya Las Vegas, ati nkareba ko hamize, ati ngiye mba numva ari ahantu heza, mba numva ari ahantu hari abantu beza, ati nyine nkareba uko hateye. Noneho ibindi bibazo babazaga ni ibibazo bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, nk'urugero ati niki wakoze, nicyo waba warakoze gitangaje cyangwa se niki ngicyo wakoze uri umwana kiri bizare. Buri mukobwa nyine akagenda avuga ikintu cyamubayeho. Urebye ni ubuzima abakobwa bamaze batangiye kumenyera. Tubibutse kanga ntabwo umuntu aba wenyine nko muri bwa buzima waramenyereye mu rugo, aho baba wiga kubana n'abandi. Aha rero abakobwa bamwe basubiza ko bataramenyerana neza, ariko bizagenda biza uko iminsi igenda ishira, kuko ubona ko abakobwa nyine bimeze neza, umubano rwose umeze neza, bakomeza kugenda biyumva cyangwa bisanga nyine muri uyu mwiherero. Ikindi wakibuka nuko abakobwa bari gukora ibikorwa bitandukanye byo gusura ahantu hatandukanye. Muraza kubona amafoto amwe namwe ari gucaca ku mbuga nkoranyambaga, abakobwa bagiye basura aho hatangirwa serivisi zo gukingira covid. Hari n'inganda zimwe na zimwe basuye, ahangaha tutavuze amazina, uko mukomeza gukurikira page za Miss Rwanda, no kuvuga haba ari kuri Twitter, kuri Instagram, no kuri ndetse no kuri YouTube ya Miss Rwanda. Muzagenda ibyo byose mubireba, abatabishoboka mushobora no kubikurikira kuri The Moon TV cyangwa se mukabikurikira kuri televiziyo Rwanda, hose birahaca. Aho yose ni inzira twabarangira muzagumya gukuramo amakuru ya Miss Rwanda. Nk'ibisanzwe The Moon TV natwe tuba twagerageje ibishoboka byose ngo tubone amakuru, ariko yandi y'imbere ngira ngo nk'amafoto yacu dufite ahangaha nta handi wapfa kuyakura usibye kuri The Moon TV official. Ntabwo wapfa kwasaba kuri Instagram, kereka nyine biragoye. Aya ni amafoto natwe yacu tuba twagerageje kugeraho kugira ngo dukomeze tubashugurikire cyangwa se tubagezeho inkuru y'umunsi ku munsi. Twavuga ngo The Moon TV mugumye muyikunde, nk'uko duhora tubibabwira, nyaboneka ntukarebe amakuru yacu ngo wibagirwe gukora subscribe, wibagirwe gukora share. Tubibutse ko ahangaha twababwiraga ku itsinda riri muri Miss Rwanda ryitwa Kubaha Imana Group. Itsinda rigizwe na Uwikuzo Marie Magnificat, rigizwe na Bahenda Amanda, rikagirwa na Ruzindana Keria, ndetse rikaba nagizwe na Nkusirinda. Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde kandi ibagezeho ibyiza byose mwifuza. Turabakunda cyane.